mfite imyaka 18 noneho mbeshya mu rugo ko ngiye mu kirori cya Noheli kuri kiliziya naho nifite ikirandevu n'umusirikare bwa mbere ntabwo narenze ko turi buryamane. Ubwo ni nijoro amasaha ari kugenda yicuma, za nzoga ziba noneho ziramfashe nkajya nsinda neza, noneho nkajya nanabimwereka ko nasinze. Ngivuga ati iwacu baranyica, naho ntabwo yarabizi ko ndi isugi. Noneho akajya nyine ambwira ese bari bakurongora? Oya, ati ntabwo ndarongorwa njyewe, ndacyari isugi. Ati ngo urimo urambeshya. Naje namubwira ati ni ukuri kw'Imana ndi isugi, tukubeshya n'icyaha ndi isugi. Gusa ubu nari kubikorera hehe na papa cyangwa na mama? Aho tugiye kubikorera ati niho wari kubikorera. Niho ndamubwira ati none se no mu tubari ureba harimo buriri? Ati nta kibazo, wowe nukenera kubyamubwira. Ndamubwira ati ahubwo ongera unagere moto nitahire. Noneho akajya ambwira ati noneho weho none numva hari ikintu kiri kukubaho umbwire, njye utegere moto utahe. Naje namubwira ati n'ubundi nagera moto nahe, dore n'ubundi bugiye gucya. Ati niba naragera mu rugo baranyica. Tuba turahagurutse kugira ngo niho tugiye. Nzi turasohotse turamanuka nk'abakata mu kuzimu, tujya muri etaje yo hasi tugira ngo turi gusohoka. Naho hari icyumba bamuhaye n'urufunguzo, umva gishashe neza nyagasani. Umva hari heza n'amasuma 2 n'akamambiri. Nyine ubwoba bwaranyishe, ndavuga ati n'ubundi ibyambayeho byambayeho, byanga byakunda n'ubundi bagiye kunsujura. Ati nta mafaranga mfite yo gutega, ati n'ubundi bagiye kumbaga n'ubundi birarangiye. Tukinjira tayari abasirikare babizi imboro zabo bazitwaye mu ntoki, naho ndetse yari yatindiwe ayo masaha kwicara aho ngaho turya akabenzi. Mu kwicara aho ngaho yari yatinze, twageze mwaho mw'iyo shambure. Umva habe no kwicara ku buriri, akuramo ishati, akuramo isengeri, mbona akuyemo inkweto, akuyemo n'ipantaro na bogisa ayikuramo. Noneho ubwo yari gukuramo njye nimero gutya ndi kwirebera ku ruhande nipfutse mu maso. Akajya ambwira uti wese uri muri ipfuka. Mbona ararangije yicaye ku buriri, ihagaze ishinze gutya. Nari nambaye agapantaro k'umunani, nari narakoreshanyije nuza urangiza ikizamini cyo mu wa 6. Noneho abarambwiye reka mufungure umukandara. Nari nifungishije umukandara, arawufungura. Ubwo babonye ariko n'ubundi nipfutse mu maso, kuko n'ubundi ni ubwa mbere nari mbonye imboro y'umuntu mukuru. Mu kuyifungura abarawufunguye, ukuyemo nsuye na ya pantaro. Nsura ipantaro ayirangije akuramo n'ikariso, na za nkweto yazivanyemo zanjye, yaranyambuye arandangije, isoni zanyishe. Yesu we! Ubwo yamaze kunkuramo yankarishirije ku buriri, ariko noneho akajya ambwira ati ngo noneho ngo yikombe. Ayishyira mu kanwa, mu kuyishyira mu kanwa akajya yigira gutya, noneho ayirongoza mu kanwa. Nkajya numvise semina za nzoga ziri kuzamuka, nkatuba umubi. Noneho ubwo ngubwo arangije ayishyiramo. Nkajya numva ari nko gushyira mu gisebe, yanze kugenda neza kuko nari isugi, ntabwo nabyumvaga. Nkajya numva ari gushyira mu gisebe yeguye, yanze kwinjira. Nkajya numva harafunze. Noneho ngiye kumva yinjiye, numva akantu karaturitse, amaraso yarandongoye mu izina ry'Imana. Amaraso yaravuye, ndababara. Byatangije arakomeza ndikubwira ati twaraye aho muri loge, bagiyeyo 2:00. Uburibwe we yahise ahamagara undi mugenzi we azana utunini muri farumasi. Noneho na ya maraso arashira. Turarungurana bisanzwe. Noneho nkajya numva sindi kubabara, ariko nkubwire ngo yaranzwe iryo joro. Baba we, iryo joro yaranzwe nimba atari nka 5 mu 10, kuko nari nahaza inzoga. Nkajya numva ndi muri furi, umva njyara. Ndakubwira ati yatumije utunini, natashye nabimenyereye.
nanaryohewe noneho navuye muri loge saa sita z'amanywa nawe nubwo yahavuye amashuka y'abandi bayakuyeho batuzanira ayandi. Byaranzwe ndavuga ati no mu mateka umva n'utwo mu kibuno akambwira ati bya makuru ubundi nguhe nuko nguko nayo arongera arambwira ati timera neza. Noneho we nyine yarambwiye ati byuka uko nkwereke. Ndabyuka nyine anyunanisha uko nguko arafata arambwira ati manuka wongere uzamukeho nugera nk'aha ngaha aho ndajya gushikira neza ndahita uhita urekera ugumaho noneho akadishyira mu kibuno nkayumvira mu mugongo dani kare gashurumbuye gutya kananutse yinjiye mu kibuno sinzi ibintu yasizeho we yari afite utuntu twinshi mu ishashi. Ni ukuri kubera yuko baba bazi yuko ahantu hose bagera barongora amasugi n'abatari amasugi bagendana ibintu byinshi sinigeze ikibuno agitazuye uzi kujya kunya numvaga ikibuno cyarangaye ndani noneho uko nabishakaga nitaga nirukanka njyayo minere numvaga ikibuno cyarangaye nyine nari mbizi nyine uko bibaho nyine basanzwe barongora amasugi nyine kuko ari umukobwa w'inshuti yanjye yakundaga kubimbwira barabimukoreye we yanatwariye inda iwabo ariko njyewe uwandonguraga wese ahitagamo akanini ko kugira ngo natware inda noneho ubwo ngubwo akajya ndongora akambwira ati noneho ibyo bintu turabirangije ataruhuka tugiye ku kandi ngo gara amakuru ayivunye mu kibuno agafata akaguru kamwe k'unguku akandi akakabyira gacengeza ku nzu neza ngo gafate kimere kundi akagikubita ukuntu yarongoraga. Ni ukuri neza nibyo byatumye numva mwikuyemo isuko yakurongora ugapfa. Twarakomeje tukajya tubyama yarankunze yajyaga nanyohereza n'ibihumbi 10 by'ubuna kandi ati genda ugura akajipo keza cyangwa agapantaro n'igisenyi twajyanyeyo buriya dusohokerayo hara kuri buraseri nyine ntabwo nyine bo bari bamaye uruhushya rwo kurara mu gitaramo ndagenda nyine nikojejeyo iminota 2 duhita twigendera hehe ku Kibuye hariya mu mujyi wa Gasirika naho twagiye kwifatira loge turarayo mu kurarayo twavuyemo saa sita z'amanywa twagezemo saa 3 z'ijoro. Umva noneho njyewe umuntu wese bimwe nakubwiraga ngo iyo warongowe cyane barabimenya umuntu wese arambiraga ati ahantu waraye bisama aho dore bakurayeho burinda buke bitaga bibona amaso yatukuye nuko mfite ubwoba ndavuga ati ubwo nibabimenye barangije ndavuga ati ndagenda mbeshye nibambaza ahantu naraye ndabeshye mbona nzagere mu rugo abandi batashye mu gitondo na nijoro mama mbaza ati se mwa waraye nubwo ati njyewe naraye kwa nyogokuru se niho waraye umeze uko nguko amaso yatukuye ndi kubona wasinze ati se ubundi ko numva uri kunuka amasohoro yose nyine ngiye numvaga ibisohoro ari byo biri kunuka byarayemo byasigayemo nyine muri loge na roze ariko ndiko mukoga sinameshe ikariso nkajya nyine ukajya wumva akuka kabi kari kuza kuri kunuka tuwagiye uri kunuka ndaje ndavuga ati ndapfuye mama agiye kugura amayinite yo guhamagara mukecuru amubwira ati mama ndi kukubeshya burya nakubeshyaga mama ati hari umuntu wacutse ariko nawe yaramuzi namubwije ukuri uko n'ubundi papa umva nkubwire uko n'ubundi papa yarabizi oya yarazi ko nkurana agakungu nawe dukururana ati n'ubundi nimubeshya aranyica n'ubundi yagiraga amahane n'ubundi siko ndi kumubwira abantu akavuga ngo agiye kubahamagara ateka mubwiza
uti ahatari umuntu wacutse dore n'amafaranga yamaye tuvuye gusambanira amafaranga none se ko yacutse nari kubigenza ati ibyo nibyo byagukuye mu ishuri ugiye gusambanira amafaranga ati shati reka nkubwire uzongere kubona hari uruhushya nkuhaye yarabimbashije kandi atari byo ni nanyweye akanini oya ntabyo yavuze yamugiriye ibanga kuko n'ubundi we nanze kumuvuga mu izina ntabwo yamenye uwo ari we ariko papa we yari amuzi hakaba hari n'undi muntu wari wabimubwiye wamutubonanye noneho njye nasanze amakuru yabagezeho kare arangije arambwira tubaye igicibwa mu muryango mama turadushebeje naje namubwira ati mama ngirira ibanga n'ubundi ni weho wenyine ubizi ntuzabivuge avuga ati ntuzabivuge ngo ubibwire bamwe mbona abandi bose arangije araceceka ntiyaba ikibazo ntiyabivuze ndabereye umwana mwiza ariko njyewe kubera urwikekwe nende kumva abantu bose babimenye ko naraye nsambana ijoro ryose byaratinze ahubwo nanone hashize amezi 2 nibwo twagiye ku Gisenyi nyine wari unjyanye dukumburanye naho tugenda turarayo nabwo tuza bukeye ukuza bukeye ariko nari narapanze kwigira mu kazi ko mu rugo ndagenda ndarayo mu kurarayo nahise nza njya kwa shangazi sinagera mu rugo imyenda yanjye narayibikije nanone n'ubundi yarongeye arongora mu kibuno noneho ni nawe wambwiye ati mubwire hari imiti umuntu anywa bagatuma nyara neza yajya kuba imboro yajya ayikoza ku ruhande wese ugahita zizana arawumbwira umusirikare yakurongoye izina ry'Imana wajuzana uruvara mu kibuno cyangwa ukajya uhozamo pamba noneho kuva aho ngaho ku Gisenyi nahise mvayo bitangiye i Kigali mara igihe nabwo nafunze umwaka narabikora ariko guhura n'uriya mugabo wanjye tubana sinajyaga njya kumusura nkakimuha uko najyagayo yarayimaga nanjye nkakimuha mwumva arabizi naho ahuriye n'ubu ahubwo ngira ngo aranandoza kubera kumukunda ndavuga ati we nawe tuzabana nawe aragenda arasarasha tujye tubacanye n'ukajya ugira umuntu ugiha muri cyumweru nasabaga mabuja uruhushya ngo marume yarembye kandi byahe nikumburiye imboro birangira abaye umugabo wanjye sana kujya mbwira ati shashere ngeza hino igituba cyanjye nyiswere wangu naye muri roge kabiri narasambanye hari abandi najyaga mpura nabo i Kigali narasambanye njyewe hari n'umugore nakujeho njyewe mukora ku mugabo arararuka iyo mubwira ngo imboro ye yikujijwemo bwa mbere n'umuntu ubizi apana abantu bapfubye urararuka burundu aribyo mbwira abana b'abakobwa batararongorwa birinde kuko nibabikora ntabwo ababyeyi bazavuga ngo bafite abakobwa bizaba birangiye aho njye nagira umugisha sinanatwara inda sinandura kandi sinakoreshaga puridansi kubeshya n'icyaha aho ngaho nikorera wumva ahubwo ukuntu n'Imana inankunda kandi wabikora bwa mbere ugahita utwara inda mfite imyaka 18 noneho mbeshya mu rugo ko ngiye mu kirori cya Noheli kuri kiliziya naho nifitiye ikirandevu n'umusirikare bwa mbere ntabwo narenze ko turi buryamane gikoraga mu ikaritsiye yo mu rugo hafi yo mu rugo ngo ndangije ndavuga ati hari ikibazo se ubwo wenda nyine nawe bamuhaye ikibaru cyo kujya muri misa turajyana abakobwa twajyanye ndabakwepa nisangira uwo musirikare ahantu yari ahagaze nazi yuko yakodesheje roge turi Karongi we anjyana ku Kibuye hari mu mujyi bari mujyana ahantu ujye kwinywera rimwe ubundi dute twigira mu gitaramo cya Noheli urabizi mu misa biba bishyushye afatiye moto nawe afashe yiwe turagenda naho yavuganye n'umumotari ahantu bagiye kungeza noneho njyewe bahangejeje bamusanga aba yishyuye moto za moto zombi barazishyuye
twinjira mu kabari, muri ako kabari arababwira ati nimuzane inzoga ngo nimba ngo bazita ngo Mositeri. Njye ndamubwira ati njye ntabwo nayishobora ndanywa Knowless. Ati hoya, ati nibaguha agasikoro basi, ati ubundi bakuzanire n'igitoki. Afite agafaranga banza yari amaze nk'amezi angahe ahembwe atarayakoresha, aba yokesheje akabenzi. Wakesha akabenzi ati nongeye nabyibushye Noheli n'indyo yiriho. Bo barakazanye nako bazanye n'izindi nzoga. Ubwo ni nijoro amasaha ari kugenda yicuma, za nzoga ziba noneho ziramfashe, nkajya nsinda neza, noneho nkajya nanabimwereka ko nasinze. Ngivuga ati iwacu baranyica, naho ntabwo yarabizi ko ndi isugi. Bo noneho akajya nyine ambwira ese bari bakurongora? Ati hoya, ati ntabwo ndabarongorwa njyewe, ndacyari isugi. Ati ngo urimo urambeshya. Naje namubwira ati ni ukuri kw'Imana ndi isugi, tukubeshya n'icyaha ndi isugi. Gusa ubu nari kubikorera hehe na papa cyangwa na mama? Aho tugiye kubikorera ati niho wari kubikorera. Niho ndamubwira ati none se hano mu tubari ureba harimo uburiri? Ati nta kibazo, wowe nukenera kubyamubwira. Ndamubwira ati ahubwo ongera unagere moto nitahire. Noneho akajya ambwira ati noneho weho none numva hari ikintu kiri kukubaho umbwire, utegere moto utahe. Naje namubwira ati n'ubundi negera moto nahe, dore n'ubundi bugiye gucya. Ati nibucya naragera mu rugo baranyica. Bo tuba turahagurutse kugira ngo niho tugiye. Nzi turasohotse turamanuka nk'abakata mu kuzimu, tujya muri etaje yo hasi tugira ngo turi gusohoka. Naho hari icyumba bamuhaye n'urufunguzo, umva gishashe neza nyagasani. Umva hari heza n'amasuma abiri n'akamambiri. Nyine ubwoba bwaranyishe, ndavuga ati n'ubundi ibyambayeho byambayeho, ibyanga byakunda n'ubundi bagiye kunsujura. Ati nta mafaranga mfite yo gutega, ati n'ubundi bagiye kumbaga n'ubundi birarangiye. Tukinjira tayari abasirikare babizi imboro zabo bazitwaye mu ntoki. Naho ndetse yari yatindiwe ayo masaha kwicara aho ngaho turya akabenzi. Mu kwicara aho ngaho yari yatinze, twageze mwaho mw'iyo shambure, umva habe no kwicara ku buriri. Akuramo ishati, akuramo isengeri, mbona akuyemo inkweto, akuyemo n'ipantaro na bogisi ayikuramo. Noneho ubwo yari gukuramo njye nimerewe gutya ndi kwirebera ku ruhande nipfutse mu maso. Akajya ambwira uti wese uri muri ipfuka. Mbona ararangije yicaye ku buriri, ihagaze ishinze gutya. Nari nambaye agapantaro k'umunani, nari narakoreshanyije nuza urangiza ikizamini cyo mu wa gatandatu. Noneho abarambwiye reka mufungure umukandara. Nari nifungishije umukandara, arawufungura. Ubwo babonye ariko n'ubundi nipfutse mu maso, kuko n'ubundi ni ubwa mbere nari mbonye imboro y'umuntu mukuru. Mu kuyifungura aba arawufunguye, awukuyemo, atsuye na ya pantaro. Atsura ipantaro ayirangije akuramo n'ikariso, na za nkweto yazivanyemo zanjye, yaranyambuye arandangije, isoni zanyishe. Yesu we! Ubwo yamaze kunkuramo yankarishirije ku buriri, noneho akajya ambwira ati ngo noneho ngo yikombe. Ayishyira mu kanwa, mu kuyishyira mu kanwa akajya yigira gutya, noneho ayirongoza mu kanwa. Nkajya kubise seme na za nzoga ziri kuzamuka, nkatuba umubi. Noneho ubwo ngubwo arangije ayishyiramo. Nkajya numva ari nko gushyira mu gisebe, yanze kugenda neza kuko nari isugi, ntabwo nabyumvaga. Nkajya numva ari gushyira mu gisebe yeguwe, yanze kwinjira, nkajya numva harafunze. Noneho ngiye kumva yinjiye, numva akantu ngo karaturitse, amaraso yarandongoye mu izina ry'Imana. Amaraso yaravuye, ndababara, byatangiye arakomeza. Ndikubwira ati twaraye aho muri loje, twagiyeyo saa 2. Uburibwe we yahise ahamagara undi mugenzi we, azana utunini muri farumasi. Noneho na ya maraso arashira.
turarungurana bisanzwe, noneho nkajya numva sindakubabara nuko, ariko mubwire ngo yaranzwe iryo joro, iyo baba we iryo joro yaranzwe nimba atari nka 5 ni mu 10, kuko nari nahaza inzoga, nkajya numva ndi muri furi, umva yara nakubwiye ati yatumije utunini, natashye nabimenyereye nanaryohewe. Noneho navuye muri loge saa 6 z'amanywa, nawe nubwo yahavuye amashuka y'abandi bayakuyeho batuzanira ayandi. Yaranzwe ndavuga ati no mu mateka, umva nutwa mu kibuno akambwira ati bya makuru ubundi ngo uhene uko nguko sha nayo arongera arambwira ati timera neza. Noneho we nyine yarambwiye ati tibyuka uko nkwereke, ndabyuka nyine anyunanisha uko nguko, arafata arambwira ati manuka wongere uzamukeho nugera nk'aha ngaha aho ndajya gushikira neza, ndahita uhita urekera aho ugumaho, noneho akadishyira mu kibuno nkayumvira mu mugongo dani kare gashurumbuye gute kananutse. Yinjiye mu kibuno, sinzi ibintu yasizeho, we yarafite utuntu twinshi mu ishashi. Ni ukuri kubera yuko baba bazi yuko ahantu hose bagera barongora amasugi n'abatari amasugi, bagendana ibintu byinshi. Sinigeze ikibuno agitazuye, uzi kujya kunya, numvaga ikibuno cyarangaye ndani. Noneho uko nabishakaga nitaga nirukanka njyayo, numvaga ikibuno cyarangaye. Nari mbizi nyine uko bibaho, nyine basanzwe barongora amasugi nyine, kuko ari umukobwa w'inshuti yanjye yakundaga kubimbwira, barabimukoreye, we yanatwariye inda iwabo. Ariko njyewe uwandongoraga wese ahitagamo akanini ko kugira ngo natware inda. Noneho ubwo ngubwo akajya ndongora akambwira ati noneho ibyo bintu turabirangije, ataruhuka tugiye ku kandi ngo gara amakuru ayivanye mu kibuno, agafata akaguru kamwe k'unguku akandi akakabyira gacengeza ku nzu neza ngo gafate kimere kumwe akagikubita. Ukuntu yarongoraga ni ukuri neza, nibyo byatumye numva mwikuyemo isuko yakurongora ugapfa. Twarakomeje tukajya tubyamba, yarankunze, yajyaga nanyohereza n'ibihumbi 10 by'ubuna, kandi ati genda ugura akajipo keza cyangwa agapantaro. N'igisenyi twajyanyeyo buriya dusohokerayo hara kuri buraseri nyine, ntabwo nyine bari bamaye uruhushya rwo kurara mu gitaramo. Ndagenda nyine nikojejeyo iminota 2 duhita twigendera hehe ku Kibuye hariya mu mujyi wa Gasirika. Naho twagiye kwifatira loge turarayo. Mu kurarayo twavuyemo saa 6 z'amanywa, twagezemo saa 3 z'ijoro. Umva noneho njyewe umuntu wese bimwe nakubwiraga ngo iyo warongowe cyane barabimenya, umuntu wese arambiraga ati ahantu waraye bisama aho dore bakurayeho burinda buke. Bitaga bibona amaso yatukuye nuko mfite ubwoba, ndavuga ati ahubwo nibabimenye barangije. Ndavuga ati ndagenda mbeshye, nibambaza ahantu naraye ndabeshye, mbona nzagere mu rugo abandi batashye mu gitondo na nijoro. Mama mbaza ati se mwa waraye he? Nubwo ati njyewe naraye kwa nyogokuru. Kwa nyogokuru se niho waraye umeze uko nguko, amaso yatukuye ndi kubona wasinze? Ati se ubundi ko numva uri kunuka amasohoro yose. Nyine njye numvaga ibisohoro ari byo biri kunuka, byarayemo byasigayemo nyine muri loge na roze, ariko ndiko mukoga sinameshe ikariso. Nkajya nyine ukajya wumva akuka kabi kari kuza kuri kunuka, tuwagiye uri kunuka. Ndaje ndavuga ati ndapfuye. Mama agiye kugura amayinite yo guhamagara mukecuru, amubwira ati mama ndi kukubeshya. Tiburya nakubeshyaga mama, ati hari umuntu wacutse, ariko nawe yaramuzi. Namubwije ukuri kuko n'ubundi papa
umva nkubwire kuko n'ubundi papa yari abizi. Oya yari azi ko nkurana agakungu nawe dukururana. Ati n'ubundi nimubeshya aranyica. N'umunsi wundi yagiraga amahane. N'ubundi siko ndi kumubwira abantu akavuga ngo agiye kubahamagara ateka amabwiza. Hari umuntu wacutse dore n'amafaranga yamaye. Tuvuye gusambanira amafaranga, none se ko yacutse nari kubigenza. Ati ibyo nibyo byagukuye mu ishuri ugiye gusambanira amafaranga. Ati shati reka nkubwire uzongere kubona hari uruhushya nkuhaye. Yarabimbajije kandi atari byo. Ninanyweye akanini. Oya ntabyo yavuze, yamugiriye ibanga kuko n'undi we nanze kumuvuga mu izina, ntabwo yamenye uwo ari we, ariko papa we yari amuzi. Hakaba hari n'undi muntu wari wabimubwiye wamutubonanye. Noneho njye nasanze amakuru yabagezeho kare, arangije arambwira tubaye igicibwa mu muryango, mama turadushebeje. Naje namubwira ati mama ngirira ibanga n'ubundi ni weho wenyine ubizi, ntuzabivuge. Avuga ati ninzabivuga, ntuzabivuge ngo ubibwire bamwe mba n'abandi bose. Arangije araceceka, ikibazo ntiyabivuze. Ndabereye umwana mwiza, ariko njyewe kubera urwikekwe ndi kumva abantu bose babimenye ko naraye nsambana ijoro ryose. Byaratinze, ahubwo nanone hashize amezi 2 nibwo twagiye ku Gisenyi. Niwe wari unjyanye dukumburanye, naho tugenda turarayo. Nabwo tuza bukeye, mu kuza bukeye ariko nari narapanze kwigira mu kazi ko mu rugo. Ndagenda ndarayo, mu kurarayo nahise njya kwa shangazi, sinagera mu rugo. Imyenda yanjye narayibikije, nanone n'ubundi yarongeye arongora mu kibuno. Noneho ni nawe wambwiye ati reka nkubwire, hari imiti umuntu anywa bagatuma nyara neza. Yajya koza imboro, yajya ayikoza ku ruhande wese ugahita zizana. Arawumbwira umusirikare yakuromboye izina ry'Imana wagezana uruvara mu kibuno cyangwa ukajya uhozamo pamba. Noneho kuva aho ngaho ku Gisenyi nahise mvayo bitangiye i Kigali. Mara igihe nabwo nafunze umwaka narabikora, ariko guhura n'uriya mugabo wanjye tubana sinajyaga njya kumusura nkakimuha. Uko najyagayo yarayimaga nanjye nkakimuha. Mwumva arabizi naho ahuriye n'ubu. Ahubwo ngira ngo aranandoze kubera kumukunda. Ndavuga ati we nawe tuzabana. Nawe aragenda arasarasha, tujye tubacanye nuko bigira umuntu ugiha. Muri cyumweru nasabaga mabuja uruhushya ngo marume yarembye, kandi byahe nikumburiye imboro. Birangira abaye umugabo wanjye sana kujya mbwira ati shashe regeza hino igituba cyanjye nyisukwere wangu. Naye muri roge kabiri narasambanye. Hari abandi najyaga mpura nabo i Kigali narasambanye njyewe. Hari n'umugore nakujeho njyewe mukora ku mugabo arararuka. Iyo mubwira ngo imboro ye yikojejwemo bwa mbere n'umuntu ubizi, apana abantu bapfubye, urararuka burundu. Ari byo mbwira abana b'abakobwa batararongorwa birinde, kuko nibabikora ntabwo ababyeyi bazavuga ngo bafite abakobwa, bizaba birangiye. Ahubwo njyewe nagira umugisha sinanatwara inda, sinandura, kandi sinakoreshaga puridansi. Kubeshya n'icyaha aho ngaho nikorera, wumva ahubwo ukuntu n'Imana inankunda, kandi wabikora bwa mbere ugahita utwara inda.